Reka nongere mbashimire kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mukurikirana byenda gusetsa mbagezaho. Uyu munsi ugiye kubagezaho byenda gusetsa zigera kuri 3 nziza zishimishije, uri buseke, unamwenyura, urazingura umunya kandi uri bwishime. Ejo nagiye gushyingura nyogokuru w'inshuti yanjye, bari batuye muri Uganda, ndavuga Yuji. Ariko imihango yo muri ako gace twari turimo yavugaga yuko mu gihe tumaze gushyingura hagomba guhita haza undi muntu mukuru, hanyuma akavuga undi muntu uzakurikira mu gupfa. Rero birangiye haje umusaza ugendera ku nkoni aravuga ati, umuntu wa mbere uri bwave hano twashyinguye mukecuru niwe uri bwabe ukurikiraho mu gupfa. None igitangaje kuva ejo turacyari mu irimbi, kabone ko n'umusaza Karori ufite imyaka hejuru ya 98 twari duturanye Kayonza nawe yanze kuhava. Ubu turi kumwe mu irimbi. Nyuma yo gusoma iyi nkuru nahwereye bitewe n'ukuntu isekeje ndetse ndashaka kuyibagezaho. Uyu munsi mu rukerera umusaza Karori nyuma y'impanuka ikomeye aho yakoresheje imodoka ye yica ihitana abasaga 59, yashyikirijwe polisi maze atangira guhatwa ibibazo ku by'iyo mpanuka yari imaze kuba. Polisi yagize iti, ngaho rero muzehe dusobanurire impamvu wishe bariya abantu 59 ubagonze. Muzehe Karori, ubwo narindi gutwara ku muvuduko uri hejuru, imodoka yanjye yacitse feri, kandi imbere yanjye hari abagabo babiri bari kwambuka umuhanda, noneho ku rundi ruhande hari kubera ubukwe. Rero natangiye guhitamo aho kugonga abo bagabo cyangwa se imodoka nkayishora mu bukwe. Polisi yahise asubiza yihuta agira ati, birumvikana wari kugonga abo babiri. Karori nawe mu ijwi rituje cyane ati, cyane rwose ndumva dutekereza kimwe wowe. Ariko nyuma yo kugonga umwe, undi muswa yahise ancika, yirukanka agana mu bukwe, maze nanjye rero mpita musangayo. Uko byagenze. Ejo nahamagaye umugore wari undimo amafaranga ariko ntiyigeze afata telefone. Ndongera mpamagara inshuro 10 yanga kumfata kandi nari nzi ko umugabo we atari mu rugo. Ako kanya nahise mwoherereza iyi message. Bite mama Sheila, ntago ndi kuguhamagara nkwishyuza amafaranga, ahubwo nashakaga kukubwira ko abakobwa babiri bari kurwanira umugabo wawe mu mujyi uyu munsi. Imirwano yari ikaze, nawe yarari aho yirebera gusa. Hanyuma umukobwa umwe niwe waneshejwe bamusiga aho ngaho, ajyana n'undi mu modoka bigira muri hoteli. Nimara kumwoherereza iyo message, hashize amasegonda 56 yahise ampamagara, maze nanjye nanga gufata telefone. Yakomeje kumpamagara ntindiyangira, umunota umwe gusa zari zibaye missed call 25. Hamwe na message imeze uko, bari kurwanira he? Bajyanye hehe abo bakobwa se? Waba ubazi? Please mbwira, ndumva byandenze. Nayisomye gusa sinamusubiza, yongeye arampamagara inshuro 5, nabwo nanga kumufata. Ahita nyoherereza indi message igira icya, mfite amafaranga yawe, waje tugahura nkakwishyura, nukuri ndakwinginze, ariko undangira aho ari. Mpita musubiza nti, uranyoherereza kuri momo mbanze nyweshe ka essence, ubundi nze nguceho njye kukwereka aho bagiye ndahazi. Hashize iminota 2 mpita mbona ka SMS kameze gutyo.
You have received ibihumbi 25 from Helena. Your new balance is ibihumbi 30. Icyo nakurikijeho cyari iki, ubundi nahise nzimya telefone mpita nisinzirira nk'agahinja. Mbyuka njya no kwinywera agacupa kubw'akazi gakomeye nari maze gukora.